Hello guys, hello my people, ndongera kubasuhuza nk'ibisanzwe ni wa muhungu wanyu ubagezaho ibiganiro umunsi ku wundi. Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mood. Take a break and enjoy the show. This is Radio El Duende, your radio. Over. Nimba utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu ijambo ry'igihe cyose 250 ndagusaba ko wajya ugakora subscribe ukajya udukurikirana umunsi ku wundi. Uyu munsi rero ibintu tugiye kuvugaho murabizi neza ko mu buzima bwacu bwa buri munsi ntabwo ari ko duhura n'ibyiza bimwe na bimwe bivangavanze kuba twahura n'ibyiza n'ibibi byose birimo, ariko buriya mu buzima twese tuba dufite ikintu runaka tugomba gukora kugira ngo ibyo bintu tubashe kuba twabasha kuba twabihindura. Position uyu munsi kuba tutameze neza, ubuzima butameze neza, ntago twibwira neza yuko cyangwa twiyumvisha ko ubuzima bwacu buzahora bumeze nabi. Icyambere ni ikizere twigirira muri twebwe, nibyo biduha intsinzi ya mbere yo kugira ngo tugere kure cyane. Uyu munsi niba umuntu azi neza yuko ahantu ahagaze yumva ari habi cyane, akaba azi neza ko yumva ko atahava, ariko uruhande rwose buriya ikintu cyose kirimo Imana yahatanye cyane kugira ngo abikore, nta kabuza ibyo bintu birakora. Uyu munsi rero turi ahantu mu misozi, ahantu mu bishanga, ahandi umuntu aba ahagaze yitegera ahantu hose, ahantu haba hateye imbuto nyinshi zitandukanye, dore ko turi no mu gihe cy'ihinga. Buri muntu wese, buri muturage wese ahava akagera aba akora cyane kugira ngo arebe neza yuko yabona amaramuko, cyangwa mu minsi iri imbere iterambere mu bintu bye akora byakwiyongera. Niyo mpamvu rero duhatana n'ubuzima kugira ngo turebe ko hari aho twagera cyane. Duteye abantu turagiye batera imbuto zitandukanye, bahinga imishinga itandukanye, bakora ibintu byinshi bitandukanye, bimwe bibyara inyungu kugira ngo barebe neza yuko hari ibintu mu buzima bwabo byagenda neza, kugira ngo ibyinshi muri bo babibone bitasabye yuko batega amaboko, dore yuko muri iki gihugu cy'u Rwanda gutega amaboko uri umuntu ufite imbaraga bitari byiza cyane. Niyo mpamvu rero dushikama cyane kugira ngo mu buzima bwacu dukore bwa buri munsi, turebe ko twakora ibintu birenze kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke, ahantu habi duhagaze turebe ko havaho tukajya ahantu heza, nuko bidusaba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane. Niba rero umuturage wese akaba azi neza ko ashaka iterambere mu buzima bwiwe, akaba yumva neza ko atakora, nta kintu na kimwe mu buzima bwe kizigera gihinduka, kuko icyo akeneye nta nubwo azigera kibona. Kugira ngo rakibone ajye muri formule nzima, nuko akora cyane, ahatana cyane kugira ngo abikore. Ubuzima bwubakiye kuba twakora twese, tubaye tudakora nta na kimwe twakora, ishingiro ry'iterambere kuri twebwe ryaba riri hasi cyane. Icyo bidusaba ni imbaraga nyinshi cyane zo kuba twakora cyane kugira ngo turebe icyo twahinduraho. Abana tubashe kubishyura minerva bige, natwe ibyo dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi tubashe kuba twabibona, ariko nuko tuba twashyizemo imbaraga kugira ngo tubikore. Bamwe na bamwe baravuga ngo ubuhinzi ngo ni imirimo imwe n'imwe isuzuguritse. Buri umwe wese iyo atari yabikora aba azi neza ko icyo kintu nta nyungu yacyo, ariko iyo amaje kubibona akabona inyungu bwa mbere bwa kabiri, nibwo atangira kubiha agaciro. Bya bintu abantu baba bari gukora cyane, nibwo atangira akavuga ati ibi bintu nyamara burya bifite inyungu nyinshi cyane. Rero nimba nawe uzi neza yuko ubisuzugura ukavuga ati njye sinabikora, ngo nta nyungu nyinshi zibamo, ngo biranavunanye cyane, nta kintu kibaho mu buzima umuntu ashobora kubona kitamuvunye. Bimusaba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo avunike, kugira ngo icyo ashaka kibone mu buzima bwe bwa buri munsi, cyangwa ubuzima bwacu bwa buri munsi bushingiye kuba twakora cyane kugira ngo turebe aho twava tugere n'aho tugera. Nuko ishingiro rya byose ari uko dukora cyane kugira ngo ibintu dushaka kugeraho, bya bindi dukenera mu buzima bwacu kuba twakora kugira ngo tubigereho cyane. Duharana twese gutsinda kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke, bugire formule nziza, kugira ngo icyerekezo cyaho tugana kugira ngo gihinduke. Niyo mpamvu rero buri ntambwe mu buzima bwacu dushobora gutera ifite ahiva, ifite n'ahigana. Ntabwo twiyumvisha neza ko ishingiro rya byose kuba mpagaze uyu musano atari sawa, ejo ariko bizaba bihagaze. Buri muntu wese icyo twagakwiye gushyira imbere, ntabwo twagakwiye kwita kuri babandi batuvuga bakavuga ati uyu muntu level ahagazeho cyangwa formule ariho nta
icyerekezo ibyarimo ntacyo bimaze. Ubundi buri muntu wese nubihorera ukamenya ibyo ugomba gukora, buri muntu wese azamenya agaciro k'ikintu watangiye ariko cyatangiye kukubyarira inyungu. Nutangira rero ugakora cyane ukavuga ati ibi bintu byose nkeneye kuzagera ku ntsinzi, uzamenye neza yuko gutsinda byose kwawe biri mu biganza byawe. Buri ntambwe utera mu buzima bwawe bwa buri munsi niyo ikwereka ugomba kuba we, niguhe icyerekezo nyacyo mu buzima bwawe, ukamenya aho ugomba kuva, ukamenya n'aho ugomba kugana. Abakubwira neza ko ibyo urimo nta shingiro ryabyo, bakumva neza yuko foromire urimo just nta hantu izakugeza. We niwe uzi icyerekezo cyawe cy'aho ugana, niwe uzi amahitamo yawe y'aho ugomba kwerekeza, niwe uzi n'ibyo ugomba gukora kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Fokasinga ku cyo utekereza mu buzima bwawe, tekereza aho ugana apana gutekereza aho abandi bagusubiza inyuma. Ubone nimba uzi neza ko ugomba gutera intambwe ugana imbere, ntukajye wifuza yuko hari abandi bazaza mu buzima bwawe ngo bakwereke ngo iyi nzira ngo niyo ukwiye gucamo, kuko ntago ariyo yawe. We shaka ya yindi ushaka kunyuramo itandukanye n'iz'abandi bari kukwereka. Ukora ibyo wiyumvamo ushaka, apana kukubwira ati biriya ntago ari byo, wagakwiye guca gutya ugakora gutya na gutya. We foromire urimo just connecting ibyo ukeneye gukora, ufata umwanya uhagije witekerezeho neza ibyo ugiyemo. Niba uzi neza ubona ko hari aho bizagufasha bikagera ku rwego runaka bikugezaho, bikagera n'aho biguhindura ubuzima, twagakwiye kuba ari byo dutekereza cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Buri ntambwe yose umuntu atera iba ifite aho igana, iba ifite n'aho ivuye. Niba rero just utekereza neza yuko nta hantu runaka wavuye, jya umanza utekereze ngo mu myaka nk'icumi ishije nari mpagaze hehe. Ubundi baravuga ngo nta mwana ujya uvuka ngo yuzure ingobyi. Niba uzi neza yuko buri kintu cyose tugitangira turi hasi, nzi neza yuko icyizere cya mbere nicyo gitsinda. Icyizere nicyo cya mbere gitsinda, twese dushyize hamwe tugafata icyerekezo runaka dushaka kuryamo, nuko izo mbaraga tuba twashyizemo twataye tuvuga ati ibi bintu turi gukora, nzi neza ko izo mbaraga ndi gukoresha umunsi umwe zizankorera ikintu kirenze mu buzima bwanjye. Niyo mpamvu rero tugomba guhagarara aho dukwiye guhagarara, dutekereze neza aho abandi bifuza ko tudahagarara. Ba bandi bakubwira ati iki kintu ntago ari sawa ngo wagakwiye kujya foromire gutyo, yego nibyo, nta muntu wanga umugira inama, ariko uzamanza utekereze kabiri, umanza utekereze uvuga ati ese nubwo ibi bintu ndi kubikora cyangwa nabigiyemo gutya cyangwa uyu muntu ari kumbwira gutya, ese nagakwiye guhinduraho iki? Niba ubona ko hari uruhande runaka hariho imbogamizi ukwiye kuba wahinduraho, nicyo gihe kugira ngo ubihindure. Fata icyo ubona kitari kugenda neza uhindure, numara kugihindura level wifuza, aho ushaka kugana, icyerekezo runaka ushaka kwerekezaho, nta kabuza uzakigeraho bitewe yuko wabigizemo uruhare cyane. Ikiganiro cy'umunsi reka tugisubikire hano, mwari kumwe nanjye Details. Ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Ijambo ry'igihe cyose 250. Nimba utari wakora subscribe, ukore subscribe, ukore like, kandi kuri like na share. Ciao ciao.